are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Toujours nisharugarutse Siri ni yindi ni HIV. turi kureba kuri HIV. Uyu munsi turarebera hamwe ku kigendanye no kwipimisha no kubyarira kwa muganga ku bagore batwite. Hanyuma ubundi bimaze iki kwipimisha cyangwa se kubyarira kwa muganga ku mugore utwite, cyane cyane iyo noneho bisanzwe bizwi yuko abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida? Bimaze iki? Ni iyihe nama umuganga yakugira? Ese kuki iyo nama koko ari yakwiye kukugira? Turagira ngo turebere hamwe ibi bikurikira. Umubyeyi utwite yanduye virusi itera sida ashobora kwanduza umwana amutwite. Ibyo ni ibintu abantu bose bamaze kumenyera. Akaba yamwanduza mu gihe cyo kumubyara cyangwa se igihe amwonsa, nk'uko byagiye bigaragara mu bushakashatsi. Nk'uko bivugwa rero, kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu dukangurira umugore wese utwite kwihutira kujya ku kigo nderabuzima gusuzumisha inda akimenya ko yasamye. Iyo ahageze, uretse gusuzumwa inda, anahabwa serivisi yo kwipimisha ku bushake virusi itera sida, kugira ngo uwo basanze yaranduye iyo virusi ashyirwe hakiri kare muri gahunda yo kurinda umwana kwandura iyo virusi. Kwisuzumisha inda ndetse na virusi itera sida hakiri kare byongera amahirwe menshi umubyeyi wanduye virusi itera sida kutayanduza umwana we. Ibyo bintu si byiza mwa Banyarwanda mwe. Ngaho rero mukore subscribe. Ariko hagati aho ngaho hari bumwe mu butumwa ku birebana no kurinda abagore kwanduza abana babo ubwandu bwa virusi itera sida. Dushobora kuba twabaha ubutumwa bukurikira. Burabareba, buratureba twese nk'Abanyarwanda, abantu bose twumva Ikinyarwanda, Abarundi, Abakongomani, bose abantu bose bumva Ikinyarwanda. Iyi video ni yanyu, reka tubirebere hamwe. Ababyeyi batwite bakwiye kwitabira gusuzumisha no gupimisha inda hakiri kare bakimenya ko basamye, cyangwa nibura amezi 3 bagisama, baherekejwe n'abagabo babo. Ibi bintu murabyumva? Baherekejwe n'iki? N'abagabo babo. Aho ngaho muhashinga gati. Kubera iki? Kuko igihe basanze wenda harimo umwe ushaka ko ufite ikibazo cy'ubwandu bw'agakoko gatera sida, biba byiza yuko bahita bapima n'umugabo, kugira ngo abantu bamenye uko bitwara mu muryango, babigiriwemo inama na muganga wabonye igisubizo. Hanyuma ikindi, ababyeyi batwite bamenye ko babana na virusi itera sida bagomba kwitabira gahunda yo gutangira hakiri kare imiti ibongerera amahirwe yo kubyara umwana atanduye iyo virusi, kandi bagakomeza kwitabira neza gahunda zo gukurikiranwa ku kigo nderabuzima. Iyi miti kandi turabizi yuko inafasha mu kugabanya ubukana bwa virusi itera sida. Uretse no kuba ikongera amahirwe yo kutayanduza umwana, ikongera n'amahirwe nawe yo kuramba kabone nubwo waba ufite ubwo bwandu. Ikindi, ababyeyi banduye cyangwa babana badahuje ibisubizo bagomba gukomeza kwikurikirana no gukurikirana umwana nibura kugeza ku mezi 18. Ubwo no kuvuga umwaka umwe n'igice amaze gupimwa bwa nyuma, kugira ngo bamenye ko atanduye. Mu gihe yaba yaranduye hagafatwa ingamba zikwiye. Aho ngaho ni inama byensire muzagirwa na muganga, ndetse n'imiti igihe muganga abonye ko biri ngombwa. Ikindi, ababyeyi bagize ibyago byo kwandura virusi itera sida barakangurirwa kuzana kwipimisha abandi bana babyaye mbere, kugira ngo bamenye niba baranduye cyangwa ari bazima. Birashoboka yuko ushaka kuba ugiye gupimisha inda ya 4 ya 5, hanyuma baguha ya serivisi yo gupima ubwandu bw'agakoko gatera sida bagasanga waranduye, kandi nyamara wowe utarubizi, utabaga no ku miti. Icyo gihe ugirwa inama yo kuzana abana wabyaye mbere, kugira ngo nabo basuzumwe bamenye niba ari bazima, nta kindi kibazo bafite cyerekeranye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyo serivisi ni inyamibwa kandi iratangwa ku bigo nderabuzima hose ndetse no kwa muganga. Dukomeze dukore subscribe, dukore share, kugira ngo dukomeze kubona amakuru atariho ivumbi yerekeranye n'ubuzima muhabwa nanjye Dr. Richard. Tukomeza ku yindi ngingo ivuga ku kubyarira ku kigo nderabuzima bifasha umugore utwite gukurikiranwa bihagije, kugira ngo bakumire ibyago byose bishobora kuvuka umugore abyara ndetse n'umwana abyaye. Ibi bakarusho y'abagore babana na virusi itera sida, kuko umwana hari ibyo akorerwa akanahabwa imiti imwongerera amahirwe yo kutandura virusi itera sida akivuka.
iyo serivisi nayo iratangwa hose kwa muganga no ku bigo nderabuzima hano mu gihugu. Ikindi, abagabo bakwiye gufasha abo bashakanye ndetse n'abana babo gukurikirana gahunda bahabwa kwa muganga. Indi ngingo iravuga ngo kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro muri rusange, ariko by'umwihariko ababana na virusi itera sida, kugira ngo badakomeza kubyara kandi babana na virusi itera sida, kuko uko ukomeza kubyara niko wongera risike z'uko abo ubyaye bashobora kugira ibyago byo kwandura ya virusi itera sida. Indi ngingo wenda ari nayo ya nyuma, urubyiruko rukwiye kwitabira kumenya, kugana no gukoresha gahunda zo kwirinda kwandura virusi itera sida na gahunda zo kongerera ababyeyi amahirwe yo kubyara abana bazima. Urubyiruko rero nk'uko dusanzwe tubizi, ni izo mbaraga z'igihugu, ni rwo Rwanda rw'ejo, nibo bantu mu by'ukuri bakagombye kuba bashyira imbaraga mu kwitabira izi serivisi, bakamenya, bagashaka amakuru, bakamenya amakuru ya nyayo, bakagira amakuru ahagije y'uburyo bagomba kwirinda ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kandi ibi byose biratangwa ku bigo nderabuzima no kwa muganga mu byo bise youth corner, cyangwa se youth corner, sinzi mu kinyarwanda, sinzi uko nabyita, ariko ni nk'umwiherero w'urubyiruko, aho bigira ibintu bitandukanye birimo amakuru agendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ndetse ari naho hanaziramo n'ibi bigamije kubashishikariza cyangwa se kubakangurira gukoresha uburyo butandukanye bubafasha kwirinda kwandura ndetse kwandura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina, harimo n'iyi y'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse hakazamo ndetse n'indi faze irimo kuba atanga wenda ibikoresho bigendanye no kwirinda muri rusange. So ngayo nguko rero video yacu uyu munsi ni ahangaha tuyisoreje. Twirinde ubwandu bw'agakoko gatera sida, twirinde ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida, tugire u Rwanda ruzira umuze. Mwari kumwe na Dr. Richard, tuzakomeza no kubana no mu zindi series. Turacyakomeje series ya HIV, hari byinshi tuzagenda tureba bitandukanye. Umunsi twarebaga ku bigendanye n'umugore utwite uko yipimisha, ndetse tunatanga amakuru agiye atandukanye ku bwandu bw'agakoko gatera sida. Uyu munsi reka dusubikira aha, tukomeza kubashishikariza gukora subscribe, gukora share ndetse na like. Muduhe comment, please muduhe comment, tumenye icyo tugomba kuimprovinga, icyo tugomba gukora neza kuri video z'ubutaha, ku nyigisho tubaha, kugira ngo tugire u Rwanda rufite abaturage bazima, bari informed, bafite amakuru, umenye igihe urwaye, umenye igihe cyo kwivuza, ntimukazajye muza kwa muganga ibintu byarenze, donc ibintu byarenze urugero, ku buryo muganga nawe areba akabura icyo akora, akaba ati ibintu byararengeranye, nta kintu tugikoze rererere. Kandi iyo uza kuba ubifite amakuru, wari kuba waraje kare, nyamara ukaba wafashwa, amagara agasigasirwa. Reka nkomeze rero mbifurize impagarike n'ubugingo, tugire ubuzima buzima, tugire u Rwanda ruzira umuze. Murakoze cyane.